Ndagusuhuje waha ikaze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aguka mu bitekerezo. Jye nitwa Archimedes Lampard Software. Umuntu uko ateye ku buryo iyo ahuye n'ibimuca intege yarageze ahakomeye ku buryo bumwe cyangwa ubundi yumva yihebye atazongera kugera kuri iyo ntera mu buzima bwe. Kugira ngo ubyumve neza ushobora kubyuka ufite igitekerezo cyo gushinga amangazini bikaguhira, wamara kugeza nko kuri miliyoni 20 waratangiriye nko ku bihumbi 100, bugacya bakubwira ko amangazini yawe yahiye, ukumva ntuzongera kugera kuri iyo ntera mu buzima bwawe busigaye. Gusa birashoboka ko wanarenga aho wari ugeze, kuko byose bibaho hari impamvu. Iri jambo ryumve neza, byose bibaho hari impamvu. Nanone kandi wari wihebye, mu gitondo ubyukiye kwitaba telefoni iguhamagaye, usanze n'abashinzwe ubwishingizi bw'amazu bakumenyesha ko bamenye ibyakubayeho kandi ko bari bwaze kukubarira ibyangiritse ukabyishyurwa, dore ko wanatanze ubwishingizi bw'ubucuruzi bwawe, ariko kubera guta umutwe wihebye ukanabyibagirwa, mu kanya gato ukitaba indi telefone ngendanwa bakumenyesha ko umuyoboro wabo w'amashanyarazi baguhaye ari wo wateye ishya ry'inzu y'ubucuruzi bwawe, kandi ko biteguye kuguha impozamarira ingana na miliyoni 50. Byose bibaho hari impamvu. Ubwishingizi nabwo bukakugoboka miliyoni 70. Erega byose bibaho hari impamvu. Reka turebere hamwe iyi mvugo ikomeza abari mu mazazane, ikabaha intumbero y'ejo hazaza heza aho yakomoze. Genda cyara Archimedes Lampard Software. Iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu aguka mu bitekerezo. Umwami umwe yabyukanye amahirwe n'imigisha byo kujyanwa ibwami kuba umugaragu. Umwami aramwishimira, aramukunda, amugira inkundwa bwami, akamutuma aho abandi bagaragu badatumwa. Umunsi umwe umwami amusaba ko bajyana guhiga. Umuhigo w'umwami wabaga ukomeye cyane, kuko nta rubanda rugufi rwajyaga kuri uwo muhigo. Nk'abahakwa b'ibwami bo barahezwaga cyane. Uyu mugaragu we siko byari bimeze. We yagendaga imbere y'abatware akarasira umwami kuri uwo muhigo. Gusa uyu mugaragu yabyukanye umuhigo mutindi. Ubwo yari agiye kurasira umwami sha, agatamika umwami ngafora arase. Mu kurasa umwambi w'ingobe uyobokera umwami umuca urutoki rumwe ku kuboko k'uburyo. Umuhigo urangiriraho. Umwami ararakara, arabisha, aba umwami ufite ubusembwa, kuko yari afite intoki zituzuye. Ibyo biramushengura, bimurema nk'umutima w'ubugome. Ategeka ko uwo mugaragu afatwa, agakubitwa, agafungwa, nyuma y'ibyo akicishwa inzara iminsi 4. Nyuma yayo akabambwa ku karubanda kubwo kurema ubusembwa ku mwami. Umugaragu yarababajwe, arakubitwa, yimwe ibitunga umubiri, ni ukuvuga ibiryo, asaba urupfu narwo ararubura. Atangira kuvuga mu ijwi ry'umushonji ati, ibi biri kumbaho hari impamvu yabyo. Abivuga kenshi, benshi bamwumvaga bakibaza iherezo rye. Gusa byose byaramatakira ngo ye, kuko iminsi ye yo kumanikwa yabarirwaga ku ntoki. Bamwe muri bagenzi be batangira kumujoga bati, twarakubwiye wanga kutwumva, wikundisha ku mwami, none birangiye akwishe. Baramukwina cyane, ariko yihagararaho ati, erega byose bibaho hari impamvu. Bidateye kabiri umwami ategura umunsi wo kumanika wa mugaragu, ariko mbere yo kumumanika abanza kujya guhiga, dore ko yabikundaga cyane. Ageze mu ishyamba ry'inzitane yahigagamo, ahura n'abarozi bo muri ubundi bwoko babaga muri iri shyamba. Bari bateye ubwoba. Babonye umwami bose batera hejuru, bararamya bati, urakoze wowe umutuzaniye, twari twarabuze uko twinjira ibwami. Abo barozi batangaga ibitambo by'abantu bakomeye kugira ngo babashe kuba muri iryo shyamba ry'umwijima. Ubwo bafata umwami, bemeza ko bagiye kumwica, bakamutangaho ibitambo byabo by'amarozi. Ingabo z'umwami bazizirikisha amarozi. Umwami
aracuzwa agirwa inkota. Ariko mbere yo gutangaho umwami igitambo, hari umuhango witwaga kwibarika, wasuzumaga ko igitambo bagiye gutanga ko nta nenge gifite. Umwami nawe bawumukoreyeho basanga abo urutoki, kandi ntibyari byemewe ko igitambo kiba gifite inenge. Abarozi barababara kuko bitari bigishobotse gutangaho umwami igitambo. Baherako bamuzirikura, bamusubiza ingabo ze, bati aka gatoki wacitse karagukijije. Byose bibaho hari impamvu. Umwami yasubiye ibwami, ategeka ingabo gufungura wa mugaragu, agashyirwa ahantu heza ho kuruhukira, ndetse akanahabwa amafunguro meza atandukanye. Ibyo umugaragu bimugirirwaho. Abibonye akekwa ko ariyo saha ya nyuma yo kwicwaho. Abandi bagaragu babibonye birabayobera, batekereza ko iyicwa rye rigera, baraheba. Umunsi ucikira w'ikiruhuko burira, bategereza ko yicwa. Nijoro baraheba. Buracya, umwami atumiza abatware b'ingabo, abakomeye mu bwami ndetse n'abayoboke b'ibwami. Bose barasesekara. Hatumizwa na wa mugaragu ku karubanda. Rubanda ruti buriya umwami agiye gutanga itegeko ryo kubamba umugaragu we. Ariko mukumva neza, bumva umwami ashima wa mugaragu, amutaka, birabayobera. Umwami atekerereza rubanda uko byamugendekeye agiye guhiga. Bose basabira imbabazi wa mugaragu. Umwami amugira umucunguzi we, amuha 1/2 cy'igihugu ngo akiyobore. Abo umwami araramiwa, yitwa umwami w'umucunguzi. Ati ibyambayeho byose byari bifite impamvu. Umwami nawe ati gucika urutoki nkagira inenge byose byari bifite impamvu yo kundokora urupfu. Barayobokwa, baba bami baganje. Ibi bishatse kutwereka yuko tutagakwiye kwinubira ibi biducamo, kuko haba hari impamvu yabyo. Erega byose bibaho hari impamvu. Tuzasubira ubutaha mu kiganiro Aguka mu Bitekerezo, kandi ushobora kumva ibindi biganiro byahise kuri channel yacu ya YouTube Archimedes Software Aguka mu Bitekerezo. Naho ubutaha.